sindetse mbona none aragarutse bagejeje ubuhinzi ngo wafatire umwana ku ngufu ndavuga ati kaba ibi ni ibikirori abaturage barahagurutse ibireke bakora wacu tujya kwejaraza mu gitondo koridosiye kwandikira koridosiye kandi barakabaza uri neka dore niba kuguraga bona niba kuguraga ibi byonyine gusa nta kintu kuko ubundi baravuga ngo utaranirwagarariye agira ijuru iki cyaha cya viyore ntabwo kakigira uburana n'itegeko nta n'ubwo uburana n'uwafashwe ku ngufu hari amategeko arengera umwana kwa muganga rwose nanjye parike diregite parike no mu nshinjacyaha hajya mu rukiko agateka kandi ibitika yaya ikigerageza Imana ishaka kwigaragarizamo ibitika nta n'ubwo inararo akazi icyo gihe gakorwa neza ntabwo abatanga bamwe bandeganira bamperekeje ku murenge bahageze ukuzuza dosesenti uzuza ibyo bavuga babyandika nanjye nisobanura bandika ariko parike byu yabigeze mu rukiko hari iminsi bita 30 rero ikinisha mutayizi muyikinisha mutayizi iyo bamaze kuzitera iryo jabutaha yasinze niko bisanzwe kageze mu rugo atangira gutekereza ku bana atangira kubatekereza ibyubahiro ufite ntari kumwe n'abana ibyubahiro ufite ntari kumwe na madamu no haleluya zatangiye gukora mwashimwe haleluya zirakora mbere y'ubwogere ngo zirakora ziriya haleluya zirakora ngo nyirasenge avuga Uganda aza gusura umuryango nk'abana batashye hari mu kiyogo atekanye kureba shangazi ahageze mu mukecuru akijijwe kera w'umugoroso aramubwira ngo mwana timanishe tibakanaka barangije urugendo barwanira igihugu ariko shima Imana gukiriho gusenza zawe ngafata Bibiliya ntawe urabona Bibiliya y'abakecuru ku nyibikuze ngarayimuhereza aramubwira ngo so yamaye ngarika ingeso yampaye zose musaza wanjye rwose ngo zose ziri muri iki gitabo ng'icyubahiro cyose kiri muri iki gitabo n'amafaranga yose ushaka kuzarubashaka ngo yose ari muri iki gitabo ako hari neza zatangiye gukora muri rero papa ahantu yicaye akajya kuyaga ku kuboko umukecuru aramucika gute n'uba n'inyotisha tangira kwishirisha amusore ngahita yitaba ngo bijyanye n'akazi murumva yuko mu by'akazi kabonetse ndagiye ngahaguruka agira ngo amucike umukecuru natigaruka ngo agaruka kugira ngo atababaza nyirase ngamufata mu biganza gusezera ngakimufata atangira kumusengera ngo yakoresheje ibyo yize byose ngo yiyakure umukecuru biramunanira umukecuru yaramufashe ngawugaramanuka arapfukama ngashiduka yatangiye kurira umukecuru arahaguruka mu ntege nke z'umubiri ngamurambikaho ibiganza aramusengeraga ava aho yakijije uwo munsi yakijije umwuka wera nk'amaneko aramanuka ajya iwabo nk'umutaramu umugore yahukaniye n'abana bari mu masengesho mu maneka ahita arabongorera ati kanaka araje gucyura umugore we kandi mumuhe hari uracyagura imodoka bajya gucyura umugore bari bafite amakuru avuye mu ijuru ubu babanye neza ni umukozi w'Imana ni umuvugabutumwa avuga ingendo za Pawulo ndaza kuguhuza nawe azaza Mubihe ubwo buhamya we yarubaha ukabyumva kuruta uko mbivuze Imana iracyafite ubuzima iyo mugabo wawe nawe byashoboka ubona byararangiye Imana iracyafite ubundi buryo
nigeze ninjira mu kibazo gikomeye uvuga ngo kagira inkuru dore ko nzi ko yabana bikomeza kishishwe abyamwiriye Mana twari turi gusangira twabonye kukwiyereka mwana wanjye uzajya uvuga barambonye umpanutsi ndavuga ati amena igiye kumpa akazi n'ibifaranga nzajye nivuga nanjye mfite akazi keza n'ibifaranga sinamenya rero kunyereka ko Imana ibyo ari byo naho byari bikaze aho nari ntuye muri iyo karitsiye ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga nari abaturage bari kumwe n'akandi kana k'imyaka n'irindwi karaza aransuhuza bafite ibite ko mutugendereye nijoro ati nta kibazo kuko twari tubasuye twabaga muri iyo karitsiye turabasuye arongera baherekeza nari maze gukizwa ndi mu muriro wo gusenga cyangwa Imana ari maze iminsi ngiye kuyere ndetse ngumva nanone aragarutse bagejeje ubuhinzi ngo wafatire umwana ku ngufu ndavuga ati kabaye ibi ni ibikirori abaturage barahagurutse ati mwirashyira mu bakore wacu tujya ku murenge tugiye kwishinganisha kubera ati atazamukubeshyira tugende kwishinganisha tugeze ku murenge n'ukuri kw'Imana ngiye kwishinganisha ngezeho bwari bwije ngo nawe upeje hari barangabone no burimo hariya mu gitondo turekure rero njyamo ngo burimo hariya abaturage bose umudugudu wose wamerekeje uzi burigiyemo hariya ugiyemo hariya banyereka kabisa bapeje araza mu gitondo korido siwe handikire korido kandi barakabaza uri ne kadono niba kuguranga bona niba kuguranga gusa ibi byonyine gusa nta kintu uku n'undi baravuga ngo utaranirwa agaramiye agira ijuru hafi iki cyaha cya viyore ntabwo kakigira uburana n'itegeko nta n'ubwo uburana n'uwafashwe ku ngufu hari amategeko amurengera mwana kwa muganga dose nanjye parike diregiteri parike no mu nshinjacyaha harya mu rukiko kandi ibitika yaya ikigerageza Imana ishaka kwigaragarizamo ibitika nta n'ubwo inararo akazi icyo gihe gakorwa neza nanga abatanga bamwe bandeganira bamperekeje ku murenge bahageze ukuzuza dosiye z'ibiti uzuza ibyo bavuga babyandika nanjye nisobanura bandika ariko parike byu yabigeze mu rukiko nawe hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi muyikinisha mutayizi umunsi wo kujya gusongerwa 30 jours kandi umushinjacyaha aragushinja ukagira ureba ko hari aho twigeze duturana twaba tuziranye njye nozaga imodoka sinaba naramwogerezaga imodoka hakaba harabuze n'urufunguzo rw'ipine njye ndeba ko ari umushinjacyaha aragushinja neza wundi turasaje wundi yasigiye imodoka iburamo furashe byagenze gute ariko Imana iracyafite ubundi buryo bariya abantu bafunzwe muri magusa barimo abantu bazi amategeko mwicara bakiga urubanza barara biga imanza babasobanura uko bazaburana badafite abavoka njye nageraga kuri uwo munyamategeko twari dufunganye ati ntimushobora kwita mu rugo agasore kuvuga mukagira inkuru n'ibyo bajya muri interesi muri sitasiyo ya polisi ninjirana bibiri bamubitanye na polisi ahita kubaza ngo barakubeshyira kuzira mwese winjiye simbifurije kugerayo ariko umuntu winjiye bamwakira ijambo rivuga ngo barakubeshyira ko wakoze iki avuga ati barambeshyira ko nafashe umwana polisi abandi ibintu byabo bakorera bibiliya byabo bahita banyita izina mu rukorevi neno babagemuye ibiryo saa sita badakigemura ubwo polisi ahita afata umuntu umwe basohokana bakajya kuzana ibiryo bya magusa
bagemwe akajya avuga ati murakoze byore udatujya kuzana ibiryo mwana byawe yibeshye wange kuryitaba se mu kigeragezo nta wisobanura cyakoza mu gihe cyashyizweho cyo kiraza kikagusobanurira n'abana cyangwa yuko umunyamategeko rero yarangiza nakubwira akajya bwagatereka wewe 25 cyangwa burundu atamahirwe nuko impapuro zo kwa muganga zaza zigaragaza ko umwana atagize uko ni kunyeretse ko icyakoze uzitwara neza ndabona nibwo bwa mbere ugiye kujya mu rukiko uzajya uvuga baguhaye umwanya uramenye ntawe uvugira mu mushinjacyaha ibingibi uroko bukurya ubwiriza ujya kwiriza ntawe utera imbabazi aho upfukamye ku mugoroba buri mugoroba arasenga aravuga ntabwo nzavuga batamaye umwanya ariko bazandindira umwere nzatera haleluya 3 fungwa nzira ko nateye haleluya mu ntoki urubanza barasoma rero muri uko kurusoma nari nagiye ntwaye igitabo cy'indirimbo kuko umutima warateraga ukawubona mu ishati hagaze gutya imbere y'abacamanza urubanza n'inshuti Theogene arimo n'umushinjacyaha akarere ka Nyarugenge kafashe kana kamwene runaka w'imyaka 6 dushingiye ku iperereza ryakozwe na sitasiyo ya polisi y'i Nyamirambo dusanze n'inshuti Theogene arenga ibaze uko byakiriye wibaze njye wari uhagaze aho ngaho natera ivanze n'inzara ivanze n'ibyishimo ivanze n'umubabaro haleluya 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 perezida w'urukiko kurongera kuvuga tutaguhaye umwanya hari itegeko riguhana mutaceceka ndavuga ati ikizima ni uko ishimwe haleluya mbwira abantu nka batatu Imana iracyafite ubundi buryo tubwire data adushyirire uburyo bwacu mu izina rya Yesu reka twumvire ijambo ry'Imana akoresheje igihe ciwe neza kandi ntabwo mwakoze tuzi gutegera ijambo ry'Imana